Tugeze ku gice cya kabiri cy'ikiganiro cyo twita intambara yanjye. Intambara yanjye ni intambara y'umuntu ukorera Imana ndetse n'intumwa ya Satani. Intumwa y'Imana n'intumwa ya Satani, ese ko bihanganye bizamarwa n'iki? Ni intambara yanjye rero. Ikiganiro ni intambara yanjye. Intambara yanjye rero uyu munsi tugiye kuvuga ku yindi ntwaro ikurikiyeho. Mu minsi yashize icyabanjije iki ngiki nari ndi kubabwira ngo ntukizere umuntu uwo ari we wese, nk'uko twabisomye mu ijambo ry'Imana ngo wirinde kugira umuntu wizera nubwo yakubwira ibyiza ntukabyizere. Uyu munsi rero turavuga ku kintu cyitwa kurwanisha ibyishimo. Kurwanisha ibyishimo nayo ni intwaro idufasha kurwana, tugakubita, tugasenya, tugasandaguza imigambi y'umwanzi yose, bigatuma Satani nawe atubona agahunga. Iyo wishimye hari imbaraga z'umwanzi ziva muri wowe zikagenda, ndetse iyo wishimye hari n'umuntu ukureba akumva wenda niba yaranagufiteho n'imigambi mibi akabura ahayinyuza kubera ibyishimo agusanzemo. Ni ukuvuga ngo kwishima ni ikintu cy'intwaro ikomeye ituma tubasha kurwana urugamba. Urabizi, mu itorero ryawe ntabwo ibintu bimeze neza, muri korali usengeramo ntabwo bimeze neza, mu rugo iwawe ntabwo bimeze neza, mbese ahantu henshi hatandukanye mu magurupe ndetse naho duhurira tuvuga Imana cyangwa se dukora iyindi mirimo itandukanye ntabwo biba bimeze neza. Ariko kwishima ni ikintu gishegesha umwanzi, kikamukura mu mwanya yarajemo cyangwa se kikamukura muri mudu yarajemo yo kukugirira nabi, kikamutandukanya, mbese kikamusenya, kamvuge gutyo. Kwishima, ishime. Gerageza, niba uri mu modoka ishime, yitwara unezerewe. Niba uri kurya, rya wishimye. Niba ufite umudamu, musuhuze wishimye. Niba ufite abana, basuhuze wishimye. Kwishima ni intwaro izatuma dutsinda iyi ntambara yanjye. Iyi ntambara yanjye rero, cyangwa se yawe, uko nkunda kubivuga, ni intambara yateguwe mbere twebwe tutarabaho, ariko mu buryo bwo kuyirwanya ni ukurwanisha iki? Ibyishimo. Iyo urangije kutizera abantu rero ukabagendera kure cyangwa se ukabagenda ufite amakenga, hakurikiraho kwishima. Iyi ntwaro yo kwishima nayo irakenewe. Reka turebe muri Bibiliya hano mu jambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana turasanga mu Bafilipi. Reka duhere mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 12. Haravuga ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Ni ukwishima ufite ibyiringiro kandi wihanganira iki? Amakuba. Kwishima ukihanganira n'iki? N'amakuba. Kandi ngo dukomeze gusenga dushikamye. Urumva nabo ko mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 12 bagarutse ku kintu cyitwa kwishima. Ikindi kirimo kwishima, undi murongo urimo kwishima ni Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 4. Haravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Uyu mu apotre cyangwa se intumwa y'Imana, reka bari ko mvuga, iyi ntumwa y'Imana yaravuze ngo ndabinginga ngo mwishime. Yarimo kubwira abantu ati mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, ati yewe nongeye kubivuga mwishime. Kubera ko impamvu yabonaga abantu benshi umubabaro ugiye kubakura mu gakiza, cyangwa se umubabaro ugiye gutuma abantu benshi bava aho bari bakajya mu bintu bigoye cyangwa se mu ntambara batiteguye, yabagiriye inama yo kwishima. Kwishima ni imwe mu ntwaro ituma umwanzi ukubonye, umwanzi uguca intege cyangwa se umwanzi ukuzamutseho acika intege. Ishime nubwo byaba bimeze bite, ishime. Nubwo waba uri mu ntambara, ishime kugira ngo ukubona nawe abone ko yishimye. Iyo wishimye n'umwanzi akakubona wishimye, kubera ko yari yiteguye kuri buze kubabara, ahita acika intege akavuga ati wa muntu wanjye
cyangwa se cya kintu cyangwa se cya gicucu uko gutuka, hanyuma akavuga ati cya kintu nari nzi ko burya nagishoboye kigiye kubabara, none kirimo kirishimye, wagira ngo ahubwo ibyo namukoreye ibyo nagikoreye, ko baba bajya batukana abo banzi bacu, ibyo namukoreye biri butume ababara, none ntabwo yababaye ahubwo arishimye kurusha uko yari ameze mbere. Kwishima rero ni kimwe mu ntwaro tugiye gukoresha muri iyi ntambara yacu. Iyi ntambara yacu ni ikiganiro muzajya mukurikira kuri Kiro Nakizwe. Imana irushaho kutugirira neza. Ubu twatugeze ku gice cya kabiri. Murakoze rero, ndimo ndabasengera mbasabira kugira ngo Imana uyu mwanya wa none ibahe ibyishimo, mwishime iteka. Murakoze.